Iki cyumweru dufatikanye kugira ngo duhamagare imbaraga z'Imana zitugenderere, imbaraga z'Uwiteka zituhe ingufu, ziturinde, zitukureho imyuka mibi mu izina rya Yesu. Duhamagare Uwiteka Mwuka Wera atugenderere, aturwanirire, kuko turi abanyantege nkeya, ntabwo twebwe tubasha kwirwanirira, ariko iyo ufite imbaraga z'Uwiteka Imana urarwana kandi ukanesha. Nawe rero niba wizera ko Mwuka Wera agukoraho, Mwuka Wera akugenderera, akukurwanirira mu nzira zawe za buri munsi, mu mbaraga nkeya z'umubiri, imbaraga z'ubuzima, akakuneshereza imyuka mibi, akayirukana. Ni ukuri iki cyumweru reka twegere Uwiteka kugira ngo aduhumurize, atubemo, ature muri twebwe, kugira ngo ibyo tujya gushaka bya buri munsi, aho duca, inzira zose tunyuramo, Mwami wanjye ndakwinginze kugira ngo utube hafi, utubere aho inzira zitari, uducire inzira y'ukuri, udukurireho imyuka iduhumanyiriza ubuzima, utubere hafi aho tudashoboye, udusindagize, kuko ari wowe nzira y'ukuri n'ubugingo. Mwami wanjye, tutagufite ntabwo twakwishoboza. Ngaho rero reka nsabe umuntu ufite kwizera muri we, dufatikanye kugira ngo dutangirane iki cyumweru, duhamagara imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo zize zibe muri twebwe. Mu buzima bwacu bwa buri munsi turwana intambara, urugamba rutoroshye rw'ubuzima, turashakisha, tukarwana no gushaka uko twabaho, ukuntu twashaka ubuzima bwiza, ariko nubwo biba bitoroshye, tujya twibuka kugira ngo dusenge, tujya twibuka ijambo ry'Imana kugira ngo ibyo dukora byose turonke, ibyo dukora byose bitubera umugisha, ibyo dukora bye kuduca mu mwanya w'intoki. Nyamuneka tujye twibuka izina ry'Uwiteka Imana ko ariyo nzira y'ukuri n'ubugingo. Niba nawe wemera, ujye, icyo ngusaba ni uko ukibyuka, kugira ngo iyo ushaka kugira ngo utsindishe umunsi wawe, ubutsindire, hatagira sekibi atagutera, yaba mu mayira, yaba mu bikorwa, yaba aho ugenda, cyangwa se ubyutse. Mbere y'uko ubyuka, ujye ubanza wiragiza Imana, ujye wiragiza Imana kugira ngo ubuzima bwawe bwirirwe neza, ujye wiragiza Imana kugira ngo imbaraga zawe zigukomeze, zigukomeze, zikurwanirire. Ni ukuvuga ngo iyo utabanje kwiragiza Imana, Satani kukwinjirira biroroshye. Ijambo ry'Imana ni umurinzi wa byose. Burya nta sengesho ry'umunyagara ribaho niyo waba utazi gusenga, kuko hari abantu bajya bambwira ati nyamara ngira impano yo kuririmba, ariko ntabwo ngira impano yo gusenga. Nta sengesho ry'umunyagara n'iri ribaho, uko burya Imana n'uwayisenga yakumva. Upfa kuba watuye ijambo ry'Imana mu kanwa kawe. Imana yo watuye Imana ukayivuga mu kanwa kawe, burya uko byagenda kose uba wamaze kumva, Imana iba yamaze kumva ko wayitekereje. Uzarebe n'abayisilamu cyangwa se andi madini atandukanye, cyangwa se abavuzi ba gakondo, cyangwa se nta muntu ururimi rwose yajya kuvuga asenga, ururimi yavugamo rwose asenga bitewe n'ibyo asenga n'ibyo yemera. Kwemera kwawe, kwemera k'umutima wawe niko gutuma isengesho usenga rihabwa agaciro, kuko burya icya mbere, icy'ibanze ni ukwemera, kubanza kwemera ko iryo sengesha usenga hari icyo ryagufasha. Iyo rero ubifitemo kwizera no kwemera, uko wasenga kose biremera kandi bikagenda.